Genda Rwanda uri nziza, mu mateka y'abantu hari ibitekerezo bivukira mu bwigunge ariko bikagira imbaraga zisumba uburemere bw'abagize ibyo bitekerezo. Imyaka 15 ishize hari abibarutse umugambi nubwo bari kure y'igihugu cyabo cy'u Rwanda cyabibarutse, ariko kandi bari bagifite ku mutima igitekerezo cy'ukuri, cy'ubutabera, cy'ubwisanzure n'ubudasumbana. Rwanda Dream Initiative, RDI Rwanda Rwiza, umugambi Rwanda Rwiza. rusange nuko twagiye dusanga Twagiramungu, turamubwira tuti muzehe rero Twagiramungu tuje kureba ariko dufite n'ikibazo cya politike, urakivugaho iki, uratekereza ute? Kuva wajya mu matora mu Rwanda ntabwo wigeze wigaragariza abanyarwanda nk'umuntu ufite ishyaka. Ese ko twumva habaho ishyaka ryawe twaba turimo, ese urabitekereza ute n'iki cyose? muze Twagiramungu ahise akurura impapuro atubwira ati murabimbwiye ahubwo mbifite hano mu kabati kanjye, njyewe ndabiteganya, turi nabiteguye, izina naribonye, dore ibyo ntekereza ni ibi, nabikoranye na Mbonimpa ndetse na Kayibanda babivuganagaho. Rukaramu Kayibanda babaga bari kumwe, ati ndi kumva rwose, ati kuba mubimbwiye rero, ati ubwo mvuye hasi, ati ubwo mwitegura abajeni dutangira ishyaka, ati munyuze amaso mwizi impapuro mbwira icyo twakongeramo n'iki byose. nuko ishyaka ryatangiye. Icyo gihe ihonyora ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryarimbanije mu Rwanda, umubare w'abahunze ugenda urushaho kwiyongera. Muri ibyo bihe kandi abari muri opozisiyo ndetse n'abanyamakuru bahigwaga bukware, amatora mu bwisanzure yaraciwe. Abashinze RDI Rwanda Rwiza bari barangajwe imbere no guharanira uburenganzira bwabo nk'abanyagihugu bwo kwishyura ukizana bagendeye ku mahame ya demokarasi. Ku itariki ya 11 Ukuboza mu mwaka wa 2010 mu mujyi wa Washington DC, abanyamuryango b'ifatizo banditse inyandiko izahindura amateka, bamagana itekinika rya politiki, igitugu kibangamiye ibitekerezo bitandukanye n'ivangura rishingiye ku mateka agoretse. Bashinga RDI Rwanda Rwiza nk'urubuga rw'ibiganiro n'ubwisanzure kandi nk'ijwi rihangana n'igitugu. RDI Rwanda Rwiza si ishyaka ry'amagambo, ni ihame, n'umuhigo, ni umugambi yuko u Rwanda rushobora kubaho mu kuri, mu butabera, mu bwisanzure, ubudasumbana no mu bumwe bwuzuye bw'abanyarwanda. Ikibazo cy'impunzi rero, ikibazo cy'impunzi tugitekerezaho cyane kuko nanjye ni impunzi, nawe mbwira nawe uri impunzi. Numva rero hagomba kubaho porogaramu yo kugira ngo impunzi 350 biri cyane cyane mu mashyamba ya Kongo n'abandi bari mu bindi bihugu binyuranye bagomba gutaha. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ko ubutegetsi buriho bugomba kuduha porogaramu igaragara yerekana ko izo mpunzi zizataha. Mu Rwanda guharanira ukuri byabaye igihano kitari mu mategeko, nko gucibwa, gutotezwa, guhigwa hirya no hino ku isi. Ariko nta na rimwe abarwanashyaka ba RDI Rwanda Rwiza baretse gutangaza ukuri. Bamaganye ubwicanyi, uburiganya, gufunga ibitekerezo no gucecekesha abavuga ukuri. Mu gihe cy'imyaka 15 ishize bakomeje kuba ijwi ry'abacecekeshejwe, ijwi ry'ababuze ubutabera, ijwi ry'amateka atagoretse. RDI nuko mu ntangiriro yatangiye ikora, nuko twagiye duhura n'utubazo ariko dufite n'intego kandi ziracyahari kandi ziracyakomeza. Nkaba numva rwose
tuzagira aho tugera. Murakoze. Mu gihe cy'imyaka 15 imaze ishinzwe, LDR Rwanda Rwiza yakomeje gushimangira amahame yayo adakuka. Ayo mahame akaba ari 8 ashingiye ku kwimakaza ubwisanzure muri politike, guharanira ko habaho amatora adafifitse, guharanira ubutabera bubereye buri wese, kwimakaza ukuri kutari uko abatsinze gusa, gucyura impunzi mu cyubahiro, gushyigikira iterambere risangiwe n'abaturage bose, kubaka ingabo z'igihugu aho kuba intwaro ya politike, kubana neza n'amahanga cyane cyane ibihugu by'abaturanyi na Afurika muri rusange. Ngibi ibyubatse umusingi wa LDR Rwanda Rwiza, umusingi w'igihugu cyubahiriza uburenganzira bwa buri muturarwanda wese. Nyuma y'imyaka 15 muri LDR Rwanda Rwiza hatangiye kugaragara icyizere. Urubyiruko rw'u Rwanda mu gihugu no mu mahanga rwanze guceceka. Mu maso yabo baragaragaza icyizere cy'igihugu gishya. Nubwo batakwirengagiza amateka, ntibashaka guheranwa nayo. Bahagurukijwe no guharanira uburenganzira bwo kwisanzura bakishyira bakizana. Barasaba ko ibyiza by'u Rwanda bigomba gusangirwa n'abanyarwanda bose. LDR Rwanda Rwiza ikomeje kuba urumuri rw'icyizere yuko ejo hazaza hashobora kuba heza kurusha ejo hashize. Mu kurwanya igitugu niho ukuri kwavukiye, mu kwibuka niho ubutabera bushingira, kandi icyizere nicyo kirema imyumvire mishya mu gihugu. Nyuma y'imyaka 15 LDR Rwanda Rwiza ntiratezuka mu guharanira u Rwanda rutekanye, rwimikaje gushyira imbere ibitekerezo bitandukanye nta nkomyi, rwubakiye ku kuri kw'amateka. Amateka ntajya arangira, ahubwo ahora atangira. Amateka atangirira hano, mu mitima yacu, mu ijwi ryacu, mu bikorwa byacu. Rwandan Dream Initiative ni ikintu gisobanura ko buri wese, umunyarwanda wese aho ari, yaba mu buhungiro, yaba mu gihugu, afite ibyo atekereza ku mibereho ye, afite ibyo atekereza ku mibereho y'abana be, afite ibyo atekereza ku byerekeranye na politiki, uko politiki izagenda mu bihe bizaza. Twebwe rero tujya gushyiraho ishyaka Rwandan Dream Initiative, timu yarateranye ihitamo kuri iyo jambo ari byo, ndetse bagasobona ko initiative ni uguhaguruka, bagahagurukira ibitekerezo bafite mu mutwe kugira ngo babishyire mu bikorwa. Igitekerezo rero cya mbere bafite mu bikorwa ni ukubana, ni ugushyira hamwe abanyarwanda bakaba umwe. Uretse bimwe by'amayeri, abanyarwanda bafite ipfunwe bagomba kujya bagenda inyuma y'abandi kugira ngo ipfunwe ngo rishire, ndimara gushira noneho ngo babakire. Iyo ni ya politiki babita ngo ni politiki ya ndi umunyarwanda. Umunyarwanda yahozeho kuva na kera, ntabwo ari tugomba kugira politiki. Rwandan Dream Initiative isaba ko muri uko gushyira hamwe kw'abanyarwanda bagomba no kugena ibyo bazageraho. Ibyo bazageraho rero ni ibi. Baragira bati ibyo twageraho byose nuko twabanza tukamenya amateka yacu. Tuva he? Turi bande? Tujya he? Abanyarwanda turi bande? Twaje dute? Turiho dute muri iyi gihugu? Ni iki gituma tutabana, cyangwa se ni iki cyatuma tutabana? Bityo rero icyo tugomba kukigisha abana bacu, bakamenya ko abanyarwanda babanye kera, abanyarwanda bagize umuco umwe, abanyarwanda barashingiranye, abanyarwanda bagize ubutegetsi bwa cyami, ariko ubutegetsi bw'umwami w'umunyiginya si bwo bwariho bwonyine. Hariho n'ubundi butegetsi bw'abami batuye mu bihugu bitandukanye by'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu rero amateka y'igihugu cyacu ni ikintu tugomba gushingiraho imibanire yacu. Iyo birangiye rero bityo muri uko kubana kwacu, twumva ko abantu bagomba kugira ijambo mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga ko ibyerekeranye n'ibyo Abafaransa bita liberté, Abongereza bakabyita freedom cyangwa se liberty, ibyo ni ibintu tugomba kurwanira. Ntabwo abantu bagomba kuza ngo bapfukane abandi ku munwa, ngo barusha imbaraga, ngo barusha imbunda, ngo barusha amafaranga, cyangwa se n'ibindi nk'ibyo. Ikindi rero cya gatatu twumva ko umunyarwanda yagombye kugeraho ko mu by'ukuri ni ukurwanira ubutabera. Abantu ntibarenganywe, abantu ntibicirwe ko uko basa, abantu ntibicirwe uko bameze, abantu ntibicirwe ibyo batakoze, cyangwa se ngo bafungirwe ubusa, bafungirwe ibyo byaha batakoze. Hagomba rero kubaho ubutabera mu gihugu cyacu. Bityo rero byose mu by'ukuri bikarangizwa n'ibyo twakwita demokarasi. Demokarasi ni uguha abanyarwanda uburyo bwiza
bwo kugira ngo bihitiremo abayobozi babo. Ni naryo ijambo demokarasi bivuga ubutegetsi, ubuyobozi bwa rubanda. Rubanda ni itanga ubutegetsi kabuha abantu babayobora, babona batabayobora neza bakajya umugambi wo kubavanaho. Ibyo nibyo dushaka. None ibyo bintu ntabwo biriho, abantu baraza bakiyemeza